Hello guys, nguhaye ikaze nizere ko umeze neza. Uyu munsi muri iyi video rero tugiye kuba twarebera hamwe kamwe mu kantu keza cyangwa se imwe muri update nziza YouTube yashyizeho ushobora kuba wakifashisha ukagereranya ibyo bita thumbnail. Aya ni amafoto dukunze gushyira kuri video dupostinga, nk'iyi video nashyize urabona ko iriho ino foto. Izi foto rero ushobora kuba wazifata ukazigereranya. Ni uburyo YouTube yashyizeho ushobora kuzifata ari eshatu ukazishyira ahantu, ukazikomparinga, ukazitestinga, ukazigereranya. Iyagize amanota menshi, iyo abakunzi bashimye cyangwa se iyabashije kuba yagira umubare wo hejuru, ukaba wayikoresha ukayishyira kuri video zawe. Nkwibutsa ko iyi foto ari ingenzi cyane kuri video zawe. Ushobora gukora video nziza ugasanga washyizeho titire itumvikana cyangwa se titire igoranye, ugasanga ifoto ya thumbnail washyizeho, ino foto dukunda gushyira kuri video, ugasanga si nziza, si kurura abantu, ugasanga video yawe ntirebwe kandi irimo ibintu by'ingenzi. Ni ngombwa rero niba ugiye gukora design, iyi foto kuyitaho, iyi foto ukagenzura neza. Ya foto ureba koko nawe kwa kundi ureba video ukumva, wareba ifoto bashyizeho ukumva wakanda kuri iyo video ngo wumve ibirimo, nawe aba ariko uzajya ubigenza. Ubu rero tudatinze, reka dutangire turebe uburyo twakora test and compare, tubashe kureba ubwo buryo YouTube yashyizeho dushobora kuba twagereranya ayo thumbnail, izo foto tukaza kuba twabibona. Turakora iki rero? Nta kindi turi bukorere muri Chrome. Niba ufite Chrome, niba ufite Opera Mini, Mozilla n'izindi zitandukanye, niho biri bubere. Uraza rero ujye muri Chrome yawe, fungure Chrome, nurangiza ujye mu bushakiro wandikemo YouTube. Urandikamo studio.youtube.com, ubundi wemeze. Bazahita bakujyana muri YouTube Studio. Uzategereza ko YouTube Studio yawe ifunguka. Urabona ko hano twageze muri YouTube Studio yacu kuri Google Chrome. Kugira ngo ugere hano muri YouTube Studio rero hari ibintu ugomba kubanza gukora. Abantu benshi mwabonye ko mujya muri YouTube Studio kuri Chrome bakabasubiza muri application za YouTube cyangwa se YouTube Studio. Ngiye kukwereka ibanga wakoresha. Abenshi nabonye mubanza gukura mu YouTube Studio ngo kugira ngo mubanze mukore ibintu runaka mugiye gukora. Ntago ari ngombwa. Ukora iki? Nukuvuga ngo uzaza muri setting ya telefoni yawe, numara kujya muri setting ujye muri apps, numara kujya muri apps uzaza ushake YouTube uyikandeho. Numara kuyikanda uzakora iki? Uzaza ahantu handitse ngo open by default. Aka kantu kagomba kuba gafunze. Aka kantu ureba ko kuri open supported link. No kuri YouTube Studio naho niko ugomba kubigenza. Uzaza ushake muri YouTube Studio hano nyine muri all apps, uze ushake YouTube Studio, naho ako kantu ubanze ugafunge ko kuri open by default, ucekinga urebe neza ko gafunze. Tudaciye mu izi nzira zose rero dushobora no guca shortcut, aho uza ugakanda kuri YouTube Studio. Wakanda kuri YouTube Studio hahita haza akantu hejuru kanditse app info, ubasha kuba wageramo ugakora n'ubundi bimwe twakoze. Hari nakwerekaga duca muri setting, nuko nakwerekaga inzira ndende, ariko ushaka shortcut uraza ukayikandaho cyane app, bahita bakujyana
muri info. Ubwo rero twakomeje kuri Google, ubwo turangije rero kuba twakora bira bintu bitandukanye muri YouTube cyangwa se YouTube Studio kugira ngo tutajya muri Google Chrome bakaba badusubiza kuri telefone yacu. Ni iki tugiye gukora? Turaza kuyiboroza tuza hano hejuru. Hano hari akantu kanditse hano ngo desktop site. Aka kantu iyo ukakanzeho ni ukuvuga ngo telefone yawe browser uri gukoresha imera nkaho uri gukoresha computer. Mwabonye yuko iyo muri gukoresha computer mugiye kuri YouTube ubona ko bitandukanye nuko uba uri kuri telefone. Kara kantu rero nukemeza uciye hano hejuru ukajya muri desktop site, bizagufasha cyane kuba wajya kuri YouTube Studio cyangwa se kuri YouTube umeze nk'ufite computer. Hari abantu benshi bajya gukora ibintu bitandukanye kuri YouTube bakifashisha computer bakajya kuri machine, ariko na telefone yawe ishobora kuba yabikora rwose, nuko telefone biba bigaragara ari bitoya. Ubwo rero twakomeje. Mu gihe umaze kugera kuri video zawe rero uri muri YouTube Studio ukora iki? Uza hano ku mpande hari ahantu handitse content. Urabona hano haba hari utuntu tutandukanye. Uza hano hari content ugashaka ya video ugiye kuba wakifashisha. Ubu buryo tugiye gukora bwa test and compare thumbnails, nukuvuga ngo bushobora gukora kuri video ugiye kwa uploadinga shyashya cyangwa se iyo usanganywe. Ngiye kubigeragereza rero kuri video nsanganywe na uploadinze, ndaza mpitemo iyi. Ukora iki rero? Ukanda mu iyo video ukamera nk'ugiye kuba wa editing. Urabona hano ushobora ku editing ibintu bitandukanye. Icyo dushaka rero ni thumbnail. Turakora iki? Turaza hano handitse thumbnail, noneho dukoremo. Ukora mwaka gafoto. Iyo ukoze mwaka gafoto hari akantu gahita kaza k'akaziga k'umukara karimo utudomo tw'umweru dukurikiranye. Ukoramo rero. Iyo umaze gukoramo rero uza hehe? Uraza ahantu handitse ngo test and compare. Hano hantu niho uzakanda. Numara kuhakanda urabona ko bazakuzanira ahantu handitse ngo test and compare different thumbnails. Upload up to 3 images to learn which one viewers prefer. Nukuvuga ngo uploadinga image 3 za thumbnail, noneho aba viewers iyo ba prefer cyangwa se iyo bahitamo igira amanota menshi niyo ushobora kuba wakoresha. Ubu rero harimo isanzwe dusanganywe twakoresheje. Hano dugiye gushyiraho izindi ebyiri zitandukanye. Ubwo mu gihe ugiye kwa uploadinga video noneho kubera ko nta thumbnail biriho uza uploadinga thumbnail 3, ariko hano kubera dusanganywe ino iri hano twari twashyize kuri video, reka twa uploadinge izindi ebyiri ubundi turebe. Hano rero uzakora kwa kamenyetso ko guteranya, ubundi ujye kwa uploadinga, ujye muri image zawe ufite, uhitemo iya mbere ize ibiri muri uploading, ujye n'aha ha gatatu ukoreho, ubundi bakujyane muri telefone yawe uhitemo indi foto, ubundi nayo utegereze ko iba uploaded. Ni ukuvuga ngo izi thumbnail zose uko ari 3 nakoze, ni ukuvuga ngo uzazidesigninga ari 3 zitandukanye, ubundi kugira ngo uze kuzifashisha mu gikorwa cya test and compare different thumbnails. Ni ukuvuga ngo rero iyo urangije ukora kuri done hano, iyo ukoze kuri done ni ukuvuga ngo igikorwa cyo gukomparinga thumbnail zacu kiba gitangiye. Ni ukuvuga ngo uzakora iki rero kugira ngo uzajye ureba aho bigeze? Ni ukuvuga ngo uzaza n'ubundi ukore hano hejuru. Hano hejuru hari ahantu handitse ngo save, murahabona hano hejuru nk'uko muhareba, niho uzakora usavinge igikorwa umaze gukora. Umaze kugisavinga rero ukora iki? Urabona ko ya test and compare yacu iri muri learning. Tuvuge ko iyo comparing niyo test, ni ukuvuga ngo iri gukora cyangwa se iri kuba yakorwa. Kureba aho bigeze rero iyo ushobora kuba wahitamo, ni ukuvuga ngo uraza ukongera ugakoraho, ugakora ku iyi foto,
noneho ukaza hano kuri twa turongo dutatu, twa tudomo dutatu dukurikiranye, ukaza ahantu handitse ngo test view test report, ni ukuvuga ngo ugiye kureba aho test na report igeze. Uzaza rero ukoreho, ni ukuvuga ngo rero hano bazaguhereza aho ibihe bigeze. Urabona ko estimated time remaining, ni ukuvuga ngo ni iminsi 13 n'amasaha 23 asigaye. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi rero ushobora kuza ukajya urebaho test and compare thumbnails igeze, amagereranya ageze. Urabona hano hari watch time and share. Hano rero ni ukuvuga ngo hano ku ruhande niho uzarebera pourcentage cyangwa se imibare ijyanye n'uko zagiye zirutanwa mwayo mahiganwa. Ni ukuvuga ngo iyo uzasanga rero ifite umubare munini hano ku ruhande, iyo thumbnail niyo uzahitamo ube wayemeza ubashe kuyikoresha kuri video zawe. Ubu rero nk'uko mubireba murabona ko aka ni akantu keza YouTube yashyizeho gashobora kuba kafasha cyangwa se kakongera video yawe kuba yarebwa. Urumva ko video ifite thumbnail nziza biranayifasha kuba yarebwa cyane. Ubwo rero hano niho uzabirebera, murabona ko ni ibintu byoroshye cyane. Niba wakunze ino video, kora subscribe niba ugeze hano bwa mbere, kore kuri notification kugira ngo ujye ubona video ngutegurira, ubone notification, ube mu ba mbere bazayireba. Ikindi kandi kora share, usharing ino video igera kuri bagenzi bawe, ukore like, comment n'ibindi bitandukanye kugira ngo tuzajye tubana muri video nkunda kugutegurira kuri iyi YouTube channel. Mwakoze cyane rero kureba ino video, tubonane mu yindi video ndi kugutegurira.